Ni inkuru ikomeje gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga y'umupasiteri Rwigema wahoze ayobora itorero rya ADEPR mbere y'uko insengero zifungwa, wasanzwe mu nzu yari yararanyemo na maraya yapfuye, ariko hakaba hataramenyekana neza icyaba cyishe uyu mugabo. Umugabo witwa Rwigema Donatien wari umupasiteri wizerwaga na benshi mu itorero rya ADEPR mu murenge wa Nyamata, akagari ka Kanazi, umudugudu wa Musagara, yapfuye mu buryo butunguranye mu nzu y'umugore witwa Charlotte wari ufite abana batatu. Amakuru aturuka mu baturage avuga ko nyakwigendera yari asanzwe ari inshuti ya hafi ya Charlotte, ndetse ngo ko mu ijoro ryabanjirije urupfu rwe yari yaraye muri iyo nzu ya Charlotte acumbitsemo icyumba n'urugaburiro. Ibimenyetso byerekana ko yari yaharaye. Byamenyekanye ko yapfuye ubwo Charlotte yasubiraga mu rugo agasanga yapfuye, hanyuma akajya kureba mugenzi we witwa Murungi Sonia akamubwira ati ngwino mfashe naranye n'umuntu, ndabyuka musiga mu nzu ngira ngo arasinziriye, none ndamunyeganyije ntiyanyeganyega. Nibwo bajyanye kureba basanga yapfuye. Undi muturage nawe yagize ati byadutunguye cyane kuko twamumenye nk'umupasiteri w'inyangamugayo ugira inama abaturage. Twababajwe cyane n'iyi nkuru. Tuyizere Jean d'Arc nyir'inzu ya Charlotte yabagamo yavuze ko atigeze amenya byinshi ku mibanire y'aba bombi. Yagize ati Charlotte ntabwo wamenya icyo akora, yabyukaga kare akambwira ko agiye kumesa rimwe na rimwe, sinigeze menya ko ari kumwe n'uwo mupasiteri, natunguwe no kumva ko yapfiriye iwacu. Amakuru agera ku itangazamakuru avuga ko Rwigema Donatien akomoka mu muryango ukomeye, bivuga ko ari nayo mpamvu ubuyobozi bwirinze kugira icyo butangaza ku rupfu rwe. Kugeza ubu bikaba bikiri mu iperereza. Biravugwa ko kandi nyakwigendera yari yarashatse ariko ntabyare, bikavuga ko we n'uwo bashakanye batandukanye. Umwe mu bamuzi yagize ati yashatse umugore ariko ntibigeze babyarana, yari afite izina rikomeye mu itorero kuko yaranahanuraga. Nyuma umugore we yashatse yaje kumuta ajya kubyara ahandi. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Nyamata kugira ngo ukorerweho isuzuma rigamije kumenya icyaba cyateye urupfu rwe. Mushimiye ko wakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe, ibiganiro byiza byo nakagaruka.